Hello mumeze mute bakunzi banje nawe TV, reka nizere ko aho muherereye hose mumeze fresh nanjye meze neza cyane mbahaye ikaze. Reka mbabwire ngo rero abantu mwese mwakoze subscribe, mukomeje kudukurikira, kudushyigikira, kuduha inkunga yanyu mu bitekerezo muri comment, munasharinga n'inshuti zanyu. Ndabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha, kandi amasomo twigira hangaha nizere ko abagirira akamaro. Nawe ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri nge nawe TV, reka nizere ko iki kiganiro kigira isomo rikikwigisha kandi rikugirira akamaro ku buryo nawe ubutaha uzagaruka wizeye neza ko ukwiye kwiga. Kandi nurangiza hari icyo wumva kikunguye, nyamuneka ukomeze dushyigikire, ukore subscribe. So uyu munsi rero tugiye kwiganirira ku isomo ryiza. Isomo nigiye ku nshuti yanjye, isomo rivuga ngo nta nshuti yo mu businzi. Hari video nakoze ubushize, ugenda urebe muri video zatambutse hano. Hari video navuze impamvu uburyo naretse inzoga cyangwa uburyo naretse ubusinzi, nubwo ari technique ushobora no gukoresha mu buryo bwo kureka ibindi biyobyabwenge muri rusange. So reka rero twigarukire kuri ya nshuti yanjye. Inshuti yanjye nanditse ngo nta nshuti yahe yo mu businzi, nta nshuti yo mu businzi. So icyabayeho rero ni iki? Mushuti wanjye ubwo ngiye gukoresha ikaramu y'umutuku. No kuvuga ngo ikintu cyabayeho, hari mushuti wanjye umunsi umwe yarambwiye ngo afite inama. Afite iki? Inama. Yarambwiye ngo afite umuntu ashaka ko bahura. Ariko ndibuka ko muri iyo minsi ikintu twari turimo tuganira ko ari kumbwira uburyo agira amagroupe mabi, uburyo hari abantu bakunda kuganira ariko bakaba bamujyana nko mu bintu by'ubusinzi no mu mayoga. None harambwira ati ariko ni ibintu nshaka kukwigiraho, ni ibintu nshaka kugabanya. Arambwira ati rwose inshuti zanjye zinjyana mu nzoga, hari umuntu babanaga mu rugo aranamwirukana, arambwira ati genda rero ntago nashobora ubusinzi bwawe, kandi njyewe ndimo ndashaka gufata urugendo rwo kureka inzoga. Umuhungu muzima rwose aramuhambiriza, aranagenda, biranakunda, amara nk'iminsi mikeya atari no kugendana na abantu banywa inzoga. Ariko umunsi umwe abona icyo bita opportunity cyangwa se amahirwe yo gukorana, yo guhura n'umuntu wari ufite ahantu bashakaga gukorera business, bagakora partnership. Aramubwira ati rero uzaze duhure. Undi muntu, no kuvuga ngo uwo yashakaga ntago ari we bari baziranye, ariko yaraziranye n'umuntu w'inshuti ye. Kugira ngo bahure, aramubwira ati hari akabara akunda gusohokeramo, uzaze tujyane dufate kamwe, nawe azaba hari, hanyuma nyuma y'iminota mikeya mumaze gusabana nyine muzamenyana, wamushyira ku ruhande mukaganira ibijyanye na business. Birakunda rwose. Urumva ko yajyanyweyo n'amahirwe yo gushaka akazi, nubwo we ntabwo yaragiye kunywa inzoga kubera ko azishaka, ahubwo yaragiye kunywa inzoga kubera ko hari umuntu uri bunywere mwako kabari yari afite ikintu akurikiranyeho. Ubwo rero amasaha yaragiye aricuma. Ndabizi ko yambwiye ko yanyweye agacupa ka mbere. Mwihangane gushushanya amacupa biranzonze. Ariko ikintu yambwiye nuko yanyweye amacupa 2 ya mitsingi. Amaze kunywa amacupa 2, habonetsemo moment cyangwa se umwanya for talking, umwanya wo kuganira na wa mugabo. Bagiye ku ruhande, baricara, bafata akanya, umwe hano undi aha rwose. Ariko urumva ahangaha buri wese yamaze gusomaho, they are already drunk. Baricara baraganira, amutekereza business idea yari afite ku ntari nziza, arabimusobanura rwose, biranakunda. Umugabo nawe aramubwira ati icyo ni igitekerezo cyiza, wazaza noneho ahantu nkorera tukaganira tukabyumvikanaho neza. Urumva ikintu cyabayeho ni iki? For a short time byarakunze. It worked. Anasekiwaringa ntuza that network, we call it networking. Hari abantu rero bajya mu ma event y'ama networking, cyane cyane abantu baba bashaka akazi cyangwa abantu bashaka
gupicinga ibitekerezo byabo kugira ngo babigeze ku bandi bantu, barebe ko hari abantu babatera inkunga. Ibi ni ibintu bakunda gukora cyane, networking. Kugenda ukajya muri event runaka ugahura n'abantu mugasabana, ukaba wabonamo umwanya ukamenya umuntu runaka ukaba wamuganiriza. Hari n'igihe ubuze umuntu wagiyeyo ukaba wagenda ariyo target yawe. Muri iyi story yacu rero n'uyu muntu yagiye afite target y'umuntu bari buhure bakanaganira, ariko kubera ko yari yasinze nyine barahuje abasinzi babiri, so it was easy. So then it worked. Ariko nyuma baje kugirana inama, ajya kumusura no kukaza ahantu yakoreraga uwo mugabo, baraganira, igitekerezo banagishyira mu bikorwa, batangira gukorana imishinga runaka. Ariko nyuma yarongeye araza arambwira ati ariko you know what, ati wa mugabo ni umusinzi cyane, ati wa mugabo rwose ntashobotse, ati ni inzoga gusa, amafaranga ati turayakorera nimugoroba akaba yatwaye yose, nkasanga nayo yari kumpaye nayo yayajyanye. Namubaza ati se yagiye, ati nayanywereye, ati se kubera iki se, ati rero ati muri business nyine, ati narimo hari utuntu narindimo biba ngombwa ko nyanywera. Ni ukuvuga ngo nyamuneka ikintu byanyeretse ni iki, nta nshuti yo mu businzi. Inshuti yo mu businzi ni mu businzi nyine. Hari ikosa rero abantu bakora, niba uhuriye n'umuntu mu bintu bibi, uretse wenda kuba wamuhindura ngo areke ibyo bintu bibi, nta kindi kintu cyiza n'ubundi mushobora kuvana muri ibyo bintu bibi. Ni ukuvuga ngo umuntu muhuriye mu businzi, niba umuntu nta handi hantu mushobora guhurira atari mu mayoga, atari mu businzi, atari mu busambanyi, ahubwo icyo ni ikimenyetso kikwereka ko uwo muntu mutakorana. Niba ashobora gukora ibyo bintu byose akitwa n'umuntu mwiza icyarimwe, icyo ni ikimenyetso kikwereka ko uwo muntu atari umuntu wo gukorana nawe. Kubera iki? At any moment this person will surprise you and get you wrong, ahita bivamo. So gerageza niba uhuye n'umuntu runaka akaba umumenya ahantu runaka, irinde ko umuhurira mu bintu bibi ukumva ko wahuye n'umuntu mwiza. Umuntu muzima, umunya business muzima, udashobora kugirira inama ahandi hantu uretse kuba ari mu kabari, uwo nta business irimo. Nawe nutagetinga umuntu ushaka kumusanga mu bintu bibi, iyo nta business irimo. Kubera ko umuntu ngo ari umusambanyi ngo uzamutegera mu busambanyi bwe ngo ubwo muzakorana business, no kuvuga n'ubundi nyuma y'igihe runaka ya business izavamo, izapfa, izahomba. Kubera ko ibintu byiza n'ibibi ntago bigendana, nta nubwo biba ahantu hamwe. Urabyumva? Ibintu byiza n'ibibi ntago biba ahantu hamwe. Don't expect rero ko wowe uzasanga hari ingurube itivuruguta. Ntabwo bishoboka. Ingurube zose zirivuruguta. N'abanyabyaha rero baba bakora ibintu bibi. Abantu bafite ingeso mbi n'ubundi ingeso zabo mbi zibajyana mu bindi bintu bibi. Nose wowe uri bukoranye n'umuntu ahantu hose muhurira ari mu kabari, ukeka ko nuse nimujya kugira na partnership n'abandi bantu, nabo muzajyana mu kabari cyangwa business yanyu zapfa. So irinde rero kwirirwa, niba ushaka kuba umuntu muzima, ushaka kugera ku ntego zawe, reba n'ahantu uhurira n'abantu. Guhera uwo munsi numvise neza ko nta buryo na bumwe nshobora kujya guhura n'umuntu kuduhurire mu hantu hatari heza, hatari professional, hataguhesha icyubahiro. Just keep yourself respect. Respect, bro. Respect. This is a big thing. Don't compromise with your values. Indangagaciro zawe zisigasire, zikomeze, kubera ko ibi ni ingirakamaro. Wikwishinga abantu kubera ko ngo bakora biriya ngo nanjye ngo ngomba. That's not you. So nyamuneka gerageza aho waba uri hose, ibyo waba ukora byose,
wirinde guhura n'abantu bafite ingeso mbi ngo wumve ko hari ibintu byiza uzabakuraho. Ushobora kubakuraho ibintu byiza ariko mu gihe gito. Ni ukuvuga ubundi hari icyo bita ni ukuvuga turebe icyo bita short term benefits. Izi zo zirashoboka. Umuntu ushobora gufatirana umuntu wasinze akaguha amafaranga, ariko se are you sure ko ayo mafaranga uzayishyura mu buryo bwiza? Hari abantu ashobora kubona ari umusore yarakubiswe nta kuntu yabigenza, agasambana n'umuntu umukire akamuha amafaranga, ariko you don't know, ushobora gukuramo indwara. Nicyo kimwaro, humiliation, no kuba wakoze icyaha uzakomeza kwishinza ko hari ahantu wakoze nabi. Ibyo by'ubwabyo nabyo hari urundi rwego bigushyiramo rw'imitekerereze, ku buryo n'ubundi za nyungu wari utegereje birangira bikunaniye. So witekereza rero ko hari ikintu kibi uzakora kugira ngo ubone ikintu cyiza. Witekereza ko hari umuntu muzahurira mu bintu bibi akakugirira inyungu. Ashobora kukugirira inyungu za hato na hato, ariko ingaruka mbi bizakugirira ni ukuvuga short term benefits zizana icyo bita iki, birangira zikujyanye muri long term losses, ibihombo birebire. Umuntu ashobora kuguha amafaranga akagutera indwara, akagutera sida. Umuntu ashobora kuguha amafaranga akakwigisha ubusambanyi, n'ubundi birangira bwa busambanyi bukubase ya mafaranga cyangwa ya business ya success washakaga mu buzima bwawe bikanga. Umuntu ashobora kuguha amafaranga, yes, nta kibazo, uri umugabo ugasenya urugo rwawe, ukazarinda upfa, abana bawe, umugore wawe mutabanye neza, akakwicira umuryango, igisekuru cyawe cyose kizagukurikira kikaba kirarangiye. Ikiza kiri mwaho ngaho ni iki? Ntacyo. So my dear friends, aho waba uri hose, don't compromise with your values. Indangagaciro zawe zisigasire, kuko ibi nibyo bizakugeza ku ntsinzi yawe. Indangagaciro zawe nizo zerekana umuco wawe. Ntabwo mbwira ngo uze ngo duhurire mu kabari, ntabwo ndi uwo muntu. Ntabwo mbwira ngo uze duhure nijoro, ntabwo ndi uwo muntu. I'm a family guy, ndi umuntu w'umuryango. Kuvuga nkeneye kugera mu rugo kare, nkamenya uko abana bameze, nkeneye kugera mu rugo kare, nkamenya uko umudamu yiriwe, nkamenya ufite homework, tukicara tukaganira, tugakina. I'm a family guy. Ntabwo turahura saa 5 z'ijoro, saa 3 z'ijoro, saa 2, saa 1. That is not me. So define your values. Ndakeka neza ko uyu muhungu, uyu mugabo, yaza kumenya ko ntabwo umuntu bari guhura bahuriye mu kabari yanasinze, yaza kumenya neza ko tari muri urwo rwego. Ni ukuvuga when you have values, you have a standard. Iyo ufite indangagaciro uba ufite na standard ugenderaho. Nkanjye imwe muri standard zanjye ngenderaho kanayibabwire. Hari abantu benshi tudakorana, tutumvikana, I mean tudakururana cyane, tutagendana, ariko batazi ikintu mbahora. Ariko reka nkubwire, imwe muri values ngenderaho nuko yuri umugabo ukaba utubaha famiye yawe. Kuvuga ngo uri umugabo utubaha ki? Family. I value family so much.
ku buryo ngewe mbonye uri umugabo nkabona famiye yawe ntabwo bifata nk'ibintu bya danje biri seriye, we don't work together. Your wife calls you ukamwigena warenga ntufate telefone ye. No, who are you and then who is me? Nakuvuga ngo wowe niba umuntu mufitanye amasezerano mwigina warenga nje ndinde. Niba ushobora gutaha saa 11 ukagera mu rugo saa 5, biroroshye ko you are not serious. Kandi uburyo ukora ikintu kimwe ni nako ukora ikindi. Nakuvuga biroroshye niba ushobora gukora icyo ngicyo n'ikindi wagikora. So if you don't obey your family, I'm out. I am out. Ngewe ubuzima bwawe mbuvamo kubera ko ntago nshaka kuzanyanduza. Ku buryo umunsi umwe nzataha nkibagirwa kugera mu rugo kugira ngo duce ku kabare, kugira ngo duce muri football, turebe Ronaldo na Messi kandi natwe dufite umuryango twakabaye tureba mu rugo. Amasaha menshi ukayamara hanze nta n'inyungu uri gukora z'umuryango wawe, ahubwo uri mu bintu byo gushimisha za nshuti mbi, ba bantu mwahuriye mu ngeso mbi. So ndeba umuntu wese ahantu twahuriye, ahantu n'ahantu ho guhurira n'umuntu, ahantu niho ajya, niho asohokera, niho atemberera, niho afatira free time ye. Iyo nsanze bidahura n'indangagaciro zanjye mbigenza gute? Mbivamo, kureka. Abantu batinya kureka inshuti, bumva ko bayibuze bashobora no gupfa, ukagira ngo iyo nshuti yawe niyo iriho yonyine. No, ntabwo iyo nshuti yawe ari we muntu ushobora kubana nawe wenyine, ahubwo you don't even know. Buriya iyo urenze inshuti mbi uba uri gucreatinga umwanya na space yo gushyiramo inshuti nziza. Kubera ko inshuti nziza n'imbi ntibibana, ugira rumwe muri inshuti imwe muri ubwo bwoko, inziza cyangwa imbi. Yo wirukanye imbi isimbuzwa n'inziza. Bya bintu bavuga ingeso isimburwa n'ingeso nziza, ingeso mbi isimburwa n'ingeso nziza. So nyamuneka rero reka uyu munsi dufate umwanzuro ujye ureba abantu naho mwahuriye, shiraho values zawe na standard y'uburyo ubayeho, y'uburyo ukora ku buryo ntawe ukumenyera. That is the reality of life. So my friend, ndabashimiye cyane mwese mwari mukurikiye iki kiganiro. Ninjye Nawe TV. Niba tugeze kuri uyu munota, nturekera udakoze subscribe. Ni amani nk'ibisanzwe. Ninjye Nawe TV, your peace.